Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye muri gahunda yacu ya nicyo gituma tudacogora. Ni Youth Time Revival iki cyumweru kandi tugiye kureba hamwe imbaraga zo kunesha ibitunesha. Yesu ashimwe cyane. Hari ubuzima benshi tubayemo bwo kubona ibyo tudashaka ari byo bitubaho, ahubwo ibyo twanga, ibyo dushaka ntago bitubaho, ahubwo ibyo twanga tukabona nibyo bikomeza kugenda biba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki cyumweru rero tuzarushaho kugenda turebana ni gute nshobora guhabwa insinzi yo gukora ibyo nshaka, ibyo nanga bikajya kure y'ubuzima bwanjye. Reka turebe ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho cya 7 n'umurongo wa 19. Hari ijambo rivuga ngo kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Amen. Nahuye n'ibibazo byinshi by'abantu kandi ukabona ko ibibazo byacu biri kugenda bigaruka kwibaza ngo ko ibyaha mbyanga ariko nkabona gushobora kutabikora ntago mbishobora, ahubwo gukiranuka nshaka gukora kukarushaho kujya kure yanjye. Ngenda shaka gukora ibyiza ariko byarananiye, ahubwo ibibi nanga gukora nibyo bikomeza kugenda bifata umwanya munini mu buzima bwanjye. Reka nkubwire ko icyaha ari urupfu. Ndashaka kubwira ko icyaha ni urupfu. Mu gihe cyose mwene data turi muri uru rugendo rw'agakiza, ndashaka kubwira ko turi mu rugendo rwo kwezwa, kandi twezwa ibyaha duhabwa gukiranuka kose Imana yatuzaniye, yagushyize muri Kristo Yesu irangije iramuduhereza. Iyo twakiriye Kristo Yesu tuba twakiriye gukiranuka kose kw'Imana muri we rero iyo twinjiyemo dutangira urwo rugendo rwo kugenda turushirizwaho kunesha, turushirizwaho gusa n'Imana, turushirizwaho kwakira ubwo buzima bw'intsinzi Imana yashyize muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere rero nakubwira, icyaha ni urupfu. Kandi ukuntu icyaha ari urupfu, ntago icyaha ari urupfu rwo gusinzira ngo mu mubiri ntubu ukiboneka, ahubwo mbere y'uko bigenda gutyo, icyaha ni urupfu rw'ubugingo. Iyo icyaha kije kiza kwica njyewe w'imbere mbere yuko gihera kuri njyewe w'inyuma. Ndashaka kubwira ko ikintu Imana nayo ishaka, kandi ikintu Imana yashyize muri njyewe ihora ishaka kubonaho ubuzima n'uburenganzira bwo kubanamo nanjye ni ubugingo. Satani nawe arashaka ubugingo. Ariko mwene data, reka nkubwire ko ese icyaha cyaje gute? Icyaha cyahishuwe n'amategeko. Ubuzima bw'umuntu mbere yuko ahabwa amategeko nta cyaha yari afite. Mu Baroma igice cya 7 nanone hatubwira ko icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko. Ndashaka kubwira uyu munsi ko igihe Imana yahaye ubwoko bwayo amategeko, ngo ikintu cya mbere cyabaye mu buzima bwabo, ngo batangiye kumenya ibyaha, bamenya gukiranuka, bamenya no gukiranirwa. Ngo kuko ngo ntago bari kumenya kutifuza iyo amategeko ataza ababwire ngo ntimukifuze. Ntago nari kumenya gusambana iyo amategeko ataza ambwire ngo ntugasambane. Ndashaka kubwira icyaha rero, icyaha ntago icyaha cyambaye umubiri. Icyaha ni umwuka. Icyo nicyo kintu cya mbere ukwiriye kumenya. Icyaha ni umwuka. Igihe Imana yazaniraga amategeko yo gukiranuka ubwoko bwayo, nibwo bahimenye neza ubuzima bwo gukiranirwa buri mu buzima bwabo. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo wowe wa kamere, wowe w'umuntu muzima wabayeho nyuma y'icyaha, nyuma yuko Adamu ubwiza bwe butandukana no gukiranuka kw'Imana, wabaye umuntu witwara kandi utwarwa na kamere yawe. Igihe Imana yagaruye amategeko rero mu bwoko bwayo, nibwo bamenye neza ko muri bo hari n'icyaha. Ndashaka kubwira ko Imana irafite umushinga wo kongera kubaka umuntu wuzuyemo gukiranuka kwayo, kugera igihe uwo muntu azuzura, kandi nibyo Imana ivuga ngo uwo muntu nzongera mbane nawe mu bwiza bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi ndashaka kwibutsa ko muri wowe harimo intambara yo kugira ibyo uhamagarirwa gukora, ariko uko kubikora ntago uhari, ahubwo ibyo udashaka nibyo ukora. Wowe rero uri uwo nguwo utwarwa n'icyo cyaha, kandi cyahishuwe n'amategeko y'Imana mu buzima bwawe. None Imana iri kugusaba ngo ntago ugomba gukora icyaha, ahubwo nakuzaniye gukiranuka kose kwanjye muri Kristo Yesu. Amategeko rero ikintu yakoze, yahishuye icyaha.
ese icyaha kigira imbaraga muri ngewe gute? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndashaka ijambo ry'Imana hano rivuga ngo ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera mu ngingo niko gukorera muri nge kwifuza kose, kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Aha ngaha baracyatwereka ukuntu amategeko amaze kuza mu buzima bw'umutima wawe, icyaha noneho cyabaye kizima, utangira kubona gukiranuka, ubona no gukiranirwa. Ariko ku murongo wo hasi haratubwira ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko. Niryo rya shusho ryo kubaho k'umuntu rero mbere y'amategeko. Umuntu yagendaga nta kimutwara, umuntu yagendaga atwarwa na kamere ye, ariko itaramurikirwa no gutekereza kw'Imana. Gutekereza kw'Imana, Imana yakuzanye mu mategeko yayo. Umuntu abaho rero amurikiwe no gutekereza kwe, no gutekereza kwa kamere ye. Ariko igihe amategeko yaje, ngo umuntu ahita yishurirwa icyaha. Hano rero baratubwiye ngo kera nari muzima rwose ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha gihera ko kirahembuka muri njyewe. Imana idutabare cyane. Ngo nuko rero iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira ubupfu. Birababaje cyane. Ngo Imana yatanze amategeko, ngo Imana ifite intego y'uko amategeko agomba kuzana ubugingo mu buzima bw'umuntu. Ngo ariko ikintu gitangaje nuko amategeko ahubwo ngo yatumye umuntu atangira gupfa, kubera ko icyaha ni urupfu rw'ubugingo. Iyo umenya icyaha, ako kanya muri wowe umenye ubugingo bwawe burapfa, bukubwira ko nta buriho, bukubwira ko hari urubanza, bukubwira ko uri kure cyane y'aho waterewe kuba. Icyaha iteka ryose iyo kiri gukorera mu ngingo zawe, nta mahoro wagira, nta munezero wagira, nta kumva ahazaza uri kujya, ahubwo iteka ryose uhorana ubwoba bw'uko nta buzima usigaranye, naho kujya ufite. Imana idutabare cyane. Ariko ndashaka kubwira ko ni gute umuntu abasha kuba hejuru y'imbaraga z'icyaha. Intambwe ya mbere nakubwira mwene data, ukwiriye kumenya icyaha, ukamenya n'imbaraga z'icyaha. Igihe cyose utaramenya icyaha ngo umenye imbaraga zacyo. Icyaha ni umwuka, kandi ni umwuka wahishuriwe no kumenya gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana yagutanze ubwo Imana yerekanaga amategeko yayo. Amategeko y'Imana nibwo buzima bw'Imana, niko kubaho kw'Imana, no kwera kw'Imana, no gukomera kw'Imana, no gushobora kw'Imana. Imana yazanye uko kwera kwayo, izana uko kubaho kwayo, izana uko gushobora kwayo, ikuzanira abantu. Ariko abantu bari mu mubiri wa kamere, hanyuma abo bantu ntago bigeze bashobora kwakira uko gukiranuka kwayo, ntago bigeze bashobora kwakira uko gukomera kw'Imana no kwera kose kwayo n'imbaraga zayo. Ahubwo ikintu cyabaye muri kamere yabo, bisanze bafite urubanza, bisanze badafite aho kujya, bisanze badafite imbaraga zo gusohora muri uko gukiranuka kw'Imana, ahubwo ngo batangira gupfa, kuko icyaha cyahishuriwe muri bo. Already icyaha cyahise kire mu rupfu muri bo. Ndashaka kubwira ko rero Imana iravuga ngo ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, Yesu ashimwe cyane, ngo mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Itangiriro rero ryo kunesha ibyaha nuko uhura n'ubutumwa bwiza mwene data. Ngo Imana ishimwe, kuko igihe wigishwaga, haleluya, ngo muri icyo gihe inyigisho y'ubutumwa bwiza ukayakira, ngo ubikuye ku mutima, ngo nicyo gihe ngo Imana yumvishe ishimwe ryayo mu buzima. Ngo iravuga ngo wa mwana wanjye yakiriye ubutumwa bwiza, ndishimye kubw'uyu mwana yakiriye umucyo w'ubugingo muri we. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera, Yesu ashimwe, ubu ni ubutumwa bwiza twumvishe rero, ngo yahambanywe nawe, haleluya, ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Uyu ni Kristo Yesu rero. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo wa muntu wanjye wabayeho maze kumenya ibyaha, maze kumenya ko ndi umunyabyaha, wa muntu wakomeje kugenda antwara, nkashaka gukora icyiza ariko icyiza nkakibura, nkashaka gukiranuka kw'Imana ariko sinkubone. Ngo uriya muntu wa kamere unanirwa, utabasha kwakira gukiranuka kw'Imana, ngo igihe ninjiraga mu mubatizo, ngo igihe nabatizwaga, niyo mpamvu ari ngombwa ko iby'Imana yahamije ko tubikora, ni ngombwa ko tubikora. Ngo igihe uyu muntu yabatizwaga, ngo kirango cyabaye ikimenyetso cyo kugira ngo mfane na Kristo kandi mbaneho na Kristo. Ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo nahambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Ndashaka kubwira ko buriya buzima bwo kwemera no kwizera ijambo ry'Imana, kwinjira mu mazi no kuyavamo, ni ikimenyetso cyo gupfa, kandi ni ikimenyetso cyo kubaho muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana yakavuga ngo nimuzi yuko twese ababatijwe muri Kristo Yesu
twabatirijwe no mu rupfu rwe. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwemeza yuko neza ko twebwe twemeye kwakira Kristo Yesu, tukakira umubatizo wo kubatirizwa muri we, ijambo ry'Imana riratwereka ngo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Haleluya. Njyewe wa mubiri wa kamere w'ibyaha narapfuye, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo mare gupfa rero, ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Haleluya. Ngo kugira nk'uko Yesu Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Iyi ni inkuru nziza y'agakiza. No kuvuga rero kubatizwa kwanjye byerekana no gupfana na Kristo, kandi uko Kristo ngo ubwiza bwa Data bwamuzuye, ngo niko nanjye nazuwe. Haleluya. Kugira ngo mbeho mu bugingo bushya. Ubu bugingo bushya rero niyo mpano y'Imana. Haleluya. Abakijijwe twese twahamagariwe umuhamagaro wo kubaho ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Ubugingo bushya ni ubugingo bufite imbaraga zo kwakira gukiranuka kose kw'Imana. Kwa gukiranuka kwananiranye ubwo amategeko yamishuriraga icyaha, Imana yabumpaye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo nazurwaga mu rupfu rwa Kristo Yesu, ubwo nabatizwaga, byerekana gupfa kwanjye muri Kristo Yesu, kandi ubwo nazurwaga ngo nahawe ubugingo bushya bwo kubaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urwo rupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Ibi birerekana ko nanjye napfuye muri Kristo Yesu kubw'ibyaha byacu, Yesu kubw'ibyaha byanjye, ariko nongera kuzukira muri we kugira ngo mbeho kubw'Imana. Mwene data, abari muri Kristo Yesu bose ntaterwa ko bazacirwaho, kuko itegeko ry'urupfu n'ibyaha ryapfuye ubwo twapfanaga na Kristo, kandi twongera kubaho ku Mana. Ndashaka kubwira inkuru nziza uyu munsi ngo uriho kubw'Imana, ngo aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha. Haleluya. Ku byaha byanjye narapfuye, ariko mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ko ubuzima uriho uyu munsi uriho ku Mana muri Kristo Yesu. Haleluya. Aho niho hari intsinzi rero Imana yateguriye abizera bose ko bakwiye kubaho hejuru y'ubutware bw'ibyaha. Ijambo rikavuga ngo noneho rero nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwumvire ibyo irarikira. Aba bantu rero bahawe ubu bugingo bushya bwo kubaho, ntabwo ari abantu baba munsi y'ubutware bw'icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo rero byagenze gutya, ubwo iyo mpano y'ubuntu wahuye nayo, ntabwo mu buzima bwawe icyaha kigomba kwima. Haleluya. Ndashaka kubwira ko muri rwa rugendo rwo kwezwa turi mu rugendo rwo kugenda tuva mu bwiza bumwe tugenda mu bundi bwiza. Turi mu rugendo rwo kwezwa, mwene data. Ibyaha byakuneshaga kera, byakuneshaga kuko nta mubiri wo gukiranuka w'Imana wari warahishuwe n'Imana muri Kristo Yesu. Ariko ubwo winjijwe muri Kristo Yesu ugahabwa uyu mubiri w'intsinzi, uyu munsi ndashaka kubwira ngo Kristo ari hano kugira ngo agufashe, kugira ngo ibyaha ntibyime mu buzima bwawe. Ijambo rikatubwira ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki. Haleluya. Dore umuhamagaro w'umutima rero w'ubugingo bushya. Umuhamagaro w'umutima w'ubugingo bushya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimuhe ibyaha ingingo zanyu. Ntago ubuzima bwawe uri ahantu hagati no hagati yo kutamenya gukora gukiranuka, ahubwo uri ahantu amahitamo yawe ukwiye guhitamo gukiranuka kw'Imana. Uko nguko niko ubwo bugingo bushya bwo muri Kristo Yesu kugushoboza kugenda usingira. Haleluya. Ngo nimuhe ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ngo ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Ubwo mwihaga ibyaha, ingingo zanyu zikaba intwaro zo gukiranirwa, uyu munsi mukaba mwarahawe ubugingo bushya. Mwitange mwihe Imana nk'abazuke, ngo n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Amen. Ndashaka kubwira ko bya bindi ujya uvuga ngo iyo ngerageje gukora ibyiza ngo ibi bintanga imbere. Ndashaka kubwira ko mwene data, urugendo rwo kwezwa ni process, ni urugendo rwo kwemera gukomeza uyu muhamagaro wo kwitanga ukiha Imana kugira ngo ingingo zawe zibe intwaro zo gukiranuka. Ndashaka kubwira ko ubwo Kristo yahishuye ubugingo bushya akabukuzanira akabuguha, uri mu rugendo rwo kurushirizwaho gusa nawe. Iyo nyota ndagusengeye Imana kugira ngo iyo ibe inyota y'umutima wawe, inyota yo kudaha ingingo zawe kuba intwaro zo gukiranirwa,
inyota yo kugira ngo ibyaha ntibyime mu buzima bwawe. Wahawe intsinzi y'ibyaha muri Kristo Yesu. N'icyo Imana yashyizemo intangiriro yo kugira ngo muri wowe habonekemo kunesha, habonekemo gukiranuka kose kw'Imana. Ndagusengera uyu munsi kugira ngo icyo ngicyo nyine cyakunaniye, ubwo bubata nyine bukubase, bukomeje kugushyira munsi y'ubutware bw'icyaha, ukomeze kwemerera Imana kugira ngo ingingo zawe ukomeze kuziha Imana kugira ngo zihinduke indwara zo gukiranuka. Imana Data n'Umwana wayo azagenda arushaho kukuzuza imbaraga zo gusa nayo. Haleluya. Ejo tuzareba ukuntu Umwuka Wera adufasha muri urwo rugendo rwo gukomeza kubohoka no gukomeza gusa n'Imana muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha ku bwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.